tindire naje kukubwira ngo rinda umutima wawe nshuti yanjye urinde umugabo wawe ntawubabaza uko ashaka umugore wawe ntawubabaza uko ashaka umwana wawe ntawubabaza uko ashaka muturanyi wawe ntawubabaza uko ashaka inshuti yawe ntiwubabaza uko ishaka umukristo ntawuvogera uko ashaka ndetse n'umushumba ko hariho n'abashumba ubu ngubu ubona ko utazi ukuntu ibintu bimeze kubera ibihe byo turimo uwo ari we wese ntumuhe chance ibabaza umutima wawe icyo ari cyo cyose ntugihe chance kibabaza umutima wawe umutima wawe urinde kurenza ikindi kintu icyo cyo cyose wifuza kurinda noneho bya bindi byose bikugize bizaza umutima nawo uwubere igisubizo n'abandi bose bakugose bazaza nabo bunguke ba benefiting kuri wa mutima wawe kubera ko urinzwe nta kindi kizakurindira umutima rero ni Kristo muri wowe Kristo muri wowe naganza turabashuje mwese bakunzi ba Team TV yasashimwe muraho muri amahoro ndanezerewe nanone kuba ngarutse imbere yanyu nyuma y'iminsi nanone nyinshi hari ukuntu njya ngenda nkabura kugira ngo mumenye inshuti kandi mbanazimenya abampamagaye bakambaza bite umuzite mu maganza turagukumbuye dukumbuye ingisho zawe n'ibindi rero kadushimiye iyo Mana iba yaraturinze tukagarukana amahoro habwe icyubahiro umwami w'abami kubw'ineza y'ubuntu bwawe ushimirwe uburinzi bwawe ushimirwe urukundo dukunda rutarondoreka ushyirwe hejuru umwami w'abami kubw'umugambi wawe mwiza ndagushimiye umunsi rero mwami ko wemeye ko ngera hano gushimye ko ubwoko bwawe turinze mwami ndagushimye yuko data mwiza utubereye maso urakoze rero nyaguhora ku ngoma umwanya wundi bumare hano ntaba ari igihe sinumvikane singaragare ahubwo we muri gihe mwungeri mwiza uganze nuko rero Isiraheli rero icyo wagambiriye kugeza ku bwoko bwawe ndakwinze kugira ngo nukuri uganire nabwo kandi we rero Isiraheli ndakwinze kugira ngo icyo wagambiriye ntagire ikiburizwamo mu izina rya Yesu Kristo shiremo ikiraro kugira ngo wa wundi ijambo ryateganirijwe rimugereho maze mwungeri mwiza yongera aremeke yongere mwungeri muzima asubiremo ubumuntu yongere aremeke nuko ashima izina ryawe habwe icyubahiro kujya gukora ibirenze ibyo natuye izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen uyu munsi rero nejejwe no kujya kuba hano kandi uyu munsi ndagira ngo tuganire ndumva ari insanganyamatsiko n'ubundi isa naho maze iminsi nyubabwiraho maze iminsi mbabwira ngo umunezero nta wundi uzawukubonera maze iminsi mbabwira ngo nta handi uzakura ibyishimo ahubwo wowe ubwawe maze iminsi mbabwira ngo twishakemo umunezero twishakemo amahoro ubwo tuzashobora no kuyageza ku bandi ko niba Bibiliya itubwira ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda bivuze ngo icyo gihe nuko nge ngombye kubanza nkikunda byuzuye nkabona kuza gutanga rwa rukundo nyarwo ku wundi bitari ibyo no kujijisha ni no kubeshya uyu munsi rero noneje kubabwira ngo ibyo byose byo tuba dutekereza byose bifite aho bikomoka iyo tuvuze gukunda iyo tuvuze amahoro iyo tuvuze umunezero ibyo byose naje gusanga hari aho bikomoka twasanze ko Kristo muri twebwe ari utuma tugira ibyo byiza byose byo tujya tuganira hano ariko tutamufite muri twebwe turi abantu nk'abandi tubabara nk'abandi dufite inyama ibabara nk'iy'abandi dufite inyama iva amaraso umubiri uva amaraso nk'uw'abandi dufite turi abantu buzuye nk'uko abandi bose bimeze ako Kristo muri twebwe niwe ujya utuma tunezerwa aho tubabaye aho batubabaje tugaseka aho dukwiye kuba tubabaye turakaye rero uyu munsi nagiye nkubwire ngo ibyo byose hari aho bijya bikorekera mbere y'uko bisohoka hanze bikagaragara ahantu ibyo byose bikorekera ni mu mutima wacu indani niho umunyarwanda yavuze ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa rero naje gusaka kadasesekara ku munwa gusa ahubwo karasesekara no hanze hose bivuga ngo amagambo yo mvuga akomoka kuyo mba afite n'ubundi umutima wanjye niho hatekera bwonko buratekereza umutima ukayungurura nuko nkaza nanjye nkavuga ibiturutse ku mutima wanjye niyo mpamvu umunyarwanda yabivuze gutyo uyu munsi je kubabwira ngo imitima yacu ni inyama ntabwo ari ibuye imitima yacu ni inyama ntabwo ari ibuye
imitima yacu rero kuva ari inyama irababara, imitima yacu kuva ari inyama ihava amaraso, imitima yacu kuva ari inyama nta kabuza icyawukoraho icyo ari cyo cyose cyawubabaza, cyawucukura, cyawutera inkovu, cyawutera igisebe, cyawukomeretsa. Rero ndagira ngo uyu munsi mbabwire ngo uyu mutima wo dufite n'ubundi ni nk'uw'abandi nta tandukaniro, ariko itandukaniro rikomeye dufite twebwe ni abamenye Kristo. Abamenye Kristo niwe ufata wa mutima woroshye gutyo ufite inyama n'amaraso, akagira ukuntu awukomeza, ibiwugezeho byose bikaza akari byo bihungabana kubera Kristo uri muri uwo mutima wawe. Rero umutima wawe nkubwije ukuri, umutima wawe udafite Kristo ni ubusa. Umutima wawe udafite Kristo muri wo ni ubusa, ntacyo na kimwe cyo wageraho. Rero nkubwira ngo naho waba ukomeye nk'ibuye, nabyo abantu bajya babivuga ngo runaka afite umutima ukomeye. Cyagiye yabivuze nubwo waba ukomeye nk'ibuye, genda ngira ngo utangarize ngo n'ubundi byanga bikunda n'ibuye ubwaryo rijya rigira ikirimena. Hari inyundo bita kinubi, nayo burya igeze kuri rya buye rirameneka. Ese niba ari ibuye urutare runaka, hari ibyabiremewe, hari ibyo niba mujya mubona uko bacukura amabuye y'agaciro, hari amabuye manini cyane aba ari aho ngaho, hari ibyo baba baragennye bigeraho bigakubita bigahita rwa rutare ruturika. Rero ni ukuvuga ngo umutima wacu rero naho waba wajyaga wibeshya ngo ukomeye nk'ibuye, ni hahandi nawe hari icyawushobora. Ariko kugira ngo wa mutima wawe udahungabana, wa mutima wawe utababara, wa mutima wawe utagira inkovu, utagira igisebe, biza gutuma bya bindi byose byo uhuye nawo biza bigasesekara hanze, ni uko uwurinda. Bibiliya ijambo ry'Imana Imigani igice cya 4 umurongo wa 23 uravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Yesu ashimwe. Nagira ngo rero mbabwire ngo umutima wacu niwo dukwiye kurinda cyane kurenza ibindi bintu byose. Niba twese twiyizi mu mago yacu no mu buzima bwacu busanzwe, ibintu byose byo dufite, gerageza ibishoboka byose ukabishyiriraho uburyo bwo kubirinda. Niba ari umwana ukamushyiraho uburyo bwo kumurinda icyamukomeretsa, cyamubabaza, niba ari umugore wawe ukamushyiraho ibyamurinda kubabara, ukirinda kumuca inyuma, ukirinda mbese ukirinda ibintu byose bishobora gutuma ababara. Rero nawe ubwawe umutima wawe nawe niko ukwiye kuwushakira ibintu byose bituma uwurinda. Nk'uko ucirira imbwa mu rugo ngo irinde urugo, nk'uko wubaka urupangu, nk'uko ushaka abasekirite, nk'uko n'imitima yacu niko dukwiye kwihangayikira amanywa n'ijoro dushakisha icyawurinda kubabara, icyatuma uva amaraso, icyatuma yanyama ibabara. Nababwiye ngo naho ryaba ari umutima byari byo bavuga ngo rikomeye umutima wo ukomeye nk'uwibuye, naho tukawushakira icyawurinda ya kinubi, icyawurinda ya mitego bajya batega amabuye ameze nk'urutara gaturika. Rero ndagira ngo uyu munsi mbabwire ngo dukwiye guharanira cyane kurinda imitima yacu kurenza ikindi cyose kirindwa. Umutima wawe numara kuwurinda, ukawurinda icyubabaza, ibije byose bigamije kubabaza, ari byo byabirura, warashyizeho fence, warashyizeho umusekirite cyangwa imbwa cyangwa iki, bizaza byose ariko bisanga umutima wawe ifite uburinzi bwawo. Nibimara gusanga umutima wawe ufite uburinzi, bizatuma bya bintu byose bizajya bikubita bibura icyo bifata. Ariko umutima wawe igihe cyose utazawushakira ibiwurinda, ndakubwiza ukuri, umutima wawe uzahora ubabaye. Nubabara rero bizasohoka hanze. Nibimara gusohoka hanze, niba ari umwana wawe bizamugiraho ingaruka, niba ari umugabo wawe bimugiraho ingaruka, niba ari umugore bimugiraho ingaruka, niba ari umukristo mu rusengero bimugiraho ingaruka, niba ari umushumba mugenzi wawe mugira, byanga bikunda bizaza bya bintu byaguturikanye bize bigira ingaruka ikomeye ku bantu bakuzengurutse. Niyo mpamvu uvuga ngo umutima wanjye namaze kuwurinda, umutima wanjye nkawugotesha fence y'amahoro, umutima wanjye nkawuha umurinzi w'ijambo ry'Imana, umutima wanjye nkemera Kristo, nkavuga ngo ni wowe murinzi ukomeye nkeneye muri uyu mutima, umutima wanjye nkawushyiriraho
uburyo bwo mbese wiyeranja ukagira amahoro muri wo, ukagira urukundo nyarwo, ukagira ibyo byose bizaza byicaremo bituze, abajura babure kubyiba, kubera ko Kristo muri wo ari wo burinzi bukomeye bw'uwo mutima wanjye. Bizatuma bya bindi byose, ya mahoro yanjye, rwa rukundo, wa munezero bibamo kandi bikarindwa kandi bigasendera muri jye, bikajya biturikira hanze, bikajya bigwa ku bantu bangose. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo turinde imitima yacu, urinde umutima wawe, rinda umutima wawe kurenza ikintu icyo ari cyo cyose cyo wakwifuza kurinda. Rinda umutima wawe kurenza za etaje z'ujya ushyiraho zimirinda nkuba n'ibindi n'ibindi. Rinda umutima wawe kurenza amakamyo n'ibindi n'ibindi byo ufite bya business bikomeye bikwinjiriza. Rinda umutima wawe kurenza urugo, kurenza abana, kurenza umugore, kurenza bya bindi byose byo twifuriza abandi, ya mahoro, wa munezero n'ibindi byose bizagwira muri jye binagaragare ku bandi ari uko wabanje kuwurinda. Nutawurinda ukawuwa exposa, ugatuma uturukijeho icyuma giteramo, uturukijeho ibuye ari kubitaho, uturukijeho amagambo awukubita, uturukijeho imiyaga uhuha, bizatuma umutima wawe ushengabara. Numara gushengabara bizasohoka nk'uko umunyarwanda yavuze ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Bizaza bimeneke bigere no ku bandi hose. Uhora urura, uhora uri mubi, uhora uvugwa nabi, uhore mu by'ukuri bavuga ukuri. Ariko niba kuvuga nabi, niba kugambirira nabi, niba kureba nabi, niba kubeshyera, nibagira ibyo byose bizajya biza bikubite ku rutare rwo Kristo rurinze wa mutima wawe, n'ukuri ntacyo bizagukoraho. Rero kankubwire ngo sindi bugutindire, naje kukubwira ngo rinda umutima wawe, nshuti yanjye, urinde. Umugabo wawe ntawubabaza uko ashaka, umugore wawe ntawubabaza uko ashaka, umwana wawe ntawubabaza uko ashaka, muturanyi wawe ntawubabaza uko ashaka, inshuti yawe ntiwubabaza uko ishaka, umukristo ntawuvogera uko ashaka, ndetse n'umushumba, ko hariho n'abashumba ubu ngubu ubona ko utazi ukuntu ibintu bimeze kubera ibihe byo turimo. Uwo ari we wese ntumuhe chance ibabaza umutima wawe. Icyo ari cyo cyose ntugihe chance kibabaza umutima wawe. Umutima wawe urinde kurenza ikindi kintu icyo cyo cyose wifuza kurinda. Noneho bya bindi byose bikugize bizaza umutima nawo uwubere igisubizo. Naba abandi bose bakugose bazaza nabo bunguke ba benefiting kuri wa mutima wawe, kubera ko urinzwe. Nta kindi kizakurindira umutima rero, ni Kristo muri wowe. Kristo muri wowe naganza, wa mutima wawe uzahora urinzwe. Kuko ibyo byose, iyo miyaga yose niza n'ibyo byose by'ibibazo n'amagambo n'ibindi, bizasanga Kristo muri wowe arusha imbaraga ibyo byose biza bisatira wa mutima. Bizaza bikubite bijye bigira gute bisubira hanze. Uwiteka rero abashoboze kurinda imitima yanyu. Uwiteka abashoboze kumva ko nta handi, nta bundi buhungiro, nta handi uretse Kristo muri wowe. Ni wenyine warinda umutima wawe ukarindika. Imana ibaha umugisha niba mwumvise iyo message, kandi Imana ibaha umugisha niba mugiye koko guharanira kurinda umutima wawe. Ufite umumaro cyane kurenza ibintu byose biri ku mubiri wawe. Ndetse umutima wawe niwo habitse iby'ubugingo, ndetse umutima wawe niwo hakomoka iby'ubugingo. Uwo mutima rero ufuhira uwurinde, kandi hamagara Kristo, niwe wenyine ushobora kurinda ukarindika. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Uhabwe icyubahiro mwami w'abami, kumvise kwinginga kwacu, twatangiye tuguhamagara mwana. Natangiye kwinginga kugira ngo bane nanjye. Uwiteka mwami w'abami, ijambo ry'uduhaye ndakwingize kugira ngo urikurikire nk'Imana mwungeri mwiza, maze risohore. Mwami, hari abari bababaye kubera impamvu zitandukanye, ariko data ndaguhamagaye. Uwo mugabo wari ubabajwe n'umugore we, umugore wari ubabajwe n'umugabo we, ababyeyi bari bababajwe n'abana babo, ndetse umuntu wari ubabajwe n'inshuti ye magara, ndetse umukristo wari ubabajwe n'umushumba, ndetse umushumba wari ubabajwe n'umukristo. Mwami, nongeye kuguhamagara nkwinginga kugira ngo womore iyo mitima yabo mwungeri mwiza, maze nurangiza mwami ubahe guhweza, ubahe kongera kuba maso mu buryo bwa mwuka. Nuko mwami bimvayitinge umurinzi ukomeye cyane, bashake umurinzi ukomeye cyane, bashake uburinzi bukomeye aribwo Kristo muri bo. Ndakwingize Kristo mwiza kugira ngo uyu mutima wacu mwami uwugote, urinde ikiwubabaza, urinde amagambo, urinde ibikomeretsa byose, kuko mwungeri muzima wahabaye.
nta na kimwe cyadushobora. Erega mwami utarinze ngo umurinzi yabera amaso ubusa. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo urinde imitima yacu kurenza ikindi cyose mwami. Aba ari wowe mwungeri mwiza udushoboza uburyo twawurinda, utubere umurinzi ukomeye, maze udushoboze mwungeri mwiza kugira ngo igihe cyose duharanire icyatuma ukomeza kuba umurinzi w'uyu mutima wacu bikomeye. Icyo ni kuzo ibi byawe. Shimwe himbazwa kugiye guhindurira benshi amateka kubera iyi message. Hari uwayifata yoroshye ariko hari uwo wayigambiririye kandi nzi ko iri bugende ikamufasha mu nzira zitandukanye nk'uko wowe uri Imana igira inzira nyinshi z'ujya ukoreramo. Icyo ni kuzo ibi byawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.